pastor arakoze cyane kuduha uyu mwanya. Reka we nasabe ni abantu ba famille botambuka hano imbere, abantu ba famille batambuke hano, duhagarare hano tuvuge iminota ngahe nyuma tubone kugenda. Reka we namaze mpe madame Agricho avuga, hanyuma nanjye mvuga, hanyuma nimubona dusohotse muri release ndabona amasaha ari kugera ayo bakunda wenda guha abantu gushima. Mu by'ukuri nimubona dusohotse tugiye mbere tuzaba tugiye muri Primagura udasanga uwo mwanya watambutse. Murabizi ko bagira gahunda, ubwo nyine twagenda tudasezeye, murabyihanganira ndagira ngo. Reka mpe madamu umunota umwe na Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Tubasha gushima Imana yaturamukijeho twebwe twese itorero ringana gutya, tukaba twabyutse amahoro. Imana ishimwe. Twaje mu mpamvu zo gushima Imana, mutubona hano no gushima Imana ku bitangaza by'Imana yadukoreye. Imana yatugiriye neza muri gitondo cy'uno munsi, idutera iteka kugira ngo tuze twishimane hamwe nawe. Imana ishimwe. Rero dushimiye Imana kuzo yadukoreye. Imana yadukoreye ibintu byinshi muri iki gihugu bitandukanye, titwobivuga ubu nyine ngo tubirangize. Icyambere nshimiye Imana ko yaducira inzira, mutubona hano ko turashima Imana ko Imana yaducira inzira. Imana ishimwe. Ikindi dushima Imana yaturinze muri iki gihugu ca Kenya. Twari tukigizemo iminsi myinshi, twari tukizemo nk'imyaka 10, murumva ari iminsi nyinshi. Imana yagendanye natwe, Imana yaraturinze muri iyo minsi myinshi. Imana yakoze ibintu bikomeye bitandukanye, ntawe ushobora kuvuga ibyo Imana yakoze muri iyo myaka yose. Rero muri byo byose Imana yakoze turayishimiye, ihabwa icubahiro. Twabonye kuko tutogenda tutabasezeye. Moriya ni inshuti zacu, ahandi ni ababyeyi bacu kuko baturereye. Twarabyaye, Moriya iraturerera kuva twagera hano. Ndibuka Esther yaje muri urusengero ari umwana mutoya cyane, ari muri Sunday school. Urumva kuva muri Sunday school ni mwebwe mwamureze. Rero turabashima itorero rya Moriya, Imana ibaha umugisha. Mbaje gushimira ubuyobozi bw'itorero, Revera wa hano turamushimiye cyane kuko yaturereye umwana muri urusengero, amutoza umuco mwiza, amwigisha ijambo ry'Imana. Turabimushimiye hamwe n'ababyeyi bose, abamama. Ndumva ni mwebwe ababyeyi ba Esther, narabyaye namwe murarera. Rero ndabashimiye, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndashimira urubyiruko rw'uru rusengero, ndabashimira cyane. Ni inshuti zacu, bageze bagera mu rugo kenshi, babaye inshuti kubera Esther. Inzego zose ni ukuri ndashimira itorero ryose, abasore, abakobwa, baradusuye kenshi bakagera mu rugo, baba inshuti zacu z'inkoramutima. Rero niyo mpamvu duhagaze hano kubashimira kuko mwabaye inshuti zacu, tutwogenda tutabasezeye kuko muri inshuti. Rero turabasezeye tushima n'Imana kuko mwaturereye neza umwana wacu, ndetse mumugirira icyizere, mumuha n'inshingano ko murumva kuko mwaturereye neza. Niyo mpamvu tubashimiye cyane, ngo Imana ibahe umugisha. Rero ndatinda twaye umwanya, ndabasezeye. Tuzogenda muri iki cyumweru gitaha. Turabasezeye ngo musigare neza. Imana namwe izabacira inzira, Imana yaducira inzira namwe izayibacira. Ikindi kandi nubwo tutari tubana mu rusengero, ariko twahuriraga mu bikorwa byinshi, mu kazi hano mu muhana. Ni ugusaba imbabazi. Turasaba imbabazi hano kuko twaba twarakosheje. Turasaba imbabazi ngo mutubabarire. Ahasigaye musigarana amahoro y'Imana. Imana ikomeze ibane nawe. Esther nawe avuge iminota 2 kuko mu by'ukuri muratubabarira dushobora kwica gahunda z'itorero, ariko
ni iminota gusa ibiri. amen. Nanjye ndashima Imana kuri uyu munsi kuba yatubyukije amahoro. Murambabara ngira amarira hafi. Mbere na mbere nshima Imana ko yaduciriye inzira. Twari tubaye hano muri Kenya imyaka 10 irenga n'iminsi. None ko Imana iduciriye inzira yihaye icubahiro. Ikindi nshimiye urusengero kuba rwarandeze rundera neza, bambereye ababyeyi muri byose, barandera neza, batwigishije ijambo ry'Imana. Naje hano nk'uko papa yabivuze muri Sunday school, barandera guhera muri 0 n'imyaka iyo yose tumaze hano, nta munsi n'umwe nigeze njya gusengera mu rusengero rw'ababyeyi. Rero ndabashimiye ko mwatureze neza, mudutoza umuco mwiza. Ikindi nshimiye pasiteri n'ubuyobozi ko bangira icyizere bakampa inshingano. Ndi umwana muto, hari abapasiteri benshi wenda batari kubikora kubera ko baravuga ati umwana muto ntago wamuha inshingano, ariko kuba mwarangira icyizere mukampa inshingano, Imana ibahe umugisha. Wenda hari icyo mwambonyemo mutabonye mu bandi. Rero ndabashimiye, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nshimiye n'ababyeyi bazanaga abana babo nkabigisha, batitaye ngo ndi muto, wenda bavuga ati uyu mwana aratwigishiriza abana iki, wenda ntabyo azi, ariko bangira icyizere nabo bampa abana babo ndabigisha. Rero ko mwarangira icyizere, Imana ibaha umugisha. Ikindi ndashimiye korali Melody, twarabanye muri byose, twabanye muri byose, twarakuranye, bambereye bashiki na barumuna na basaza banjye. Kuva nagera hano muri Kenya turisanzuranaho, tukajyana inama muri byose, mu buzima bwose. Aho ababyeyi banjye bataba cyangwa barumuna banjye bangiraga inama muri. Nshimiye ubuyobozi bwa Melody ko barangira icyizere bakampa abayobora, kandi tukanayoborana nabo ndabashimiye cyane. N'abayoborwa n'abakorari bandi bose, muri abana beza, mugira umutima mwiza, muzakomeze mushire Imana imbere muri byose. Ikindi ndashimiye ababyeyi bo mu rusengero, mwambere aho ababyeyi banjye batabaye, mwarankosoraga. Wenda naza nambaye ikintu kigufi bakambwira ati iki none ni kigufi ntuzakigarure. Ndabivuga nagaruka ngo nukupfa kuvuga gusa, njye mfite ababyeyi bambwiraga ati icyo kintu wambaye ntuzakigarure ni kigufi. Umubyeyi wacu pasiteri ari we ntangarugero, ajya atubwira ati ntimukambare ibintu bigufi, mujye mwambara mwikwize nk'abakristo. Rero muri byose ndabashimiye, kandi abona wenda naba narakoshereje kubera ko twabanye n'igihe kinini, mumbabarire. Ikindi nshimiye
abadiyakoni bagenzi banjye baritanga cyane, wenda sinkora cyane, ndaza wenda mfite kwigisha abana sinkore cyane, ariko mwese ndabashimiye ubuyobozi bwa diyakoni n'abadiyakoni bose, ndabashimiye. Imana ibahe umugisha, mukomeze mwitange. Na serire mbamo baransura cyane kandi bakangira inama, namwe ndabashimiye. Imana ibahe umugisha, murakoze. Okay, reka naje mvuga iminota nk'ingahe, ndabona twakereje. Mu by'ukuri ni ukubanza gushima Imana ko yaturinze, nk'uko bavuze tugize imyaka 10 hano. Kwa 11 twari tugize imyaka 10 turi hano, wenda muri mwe hari abo twazanye, ariko turashima Imana kuko yaturindiye muri iki gihugu, tukaba tugeze kuri uyu munsi tukiri bazima twese mu muryango, namwe mwese mu by'ukuri. Ikindi nk'uko babivuze, murabizi mu by'ukuri izi gahunda nizo twajemo. Iyo Imana igucira inzira ushima Imana, kuko abenshi wenda mubizi njye nagendera ibibazo muri ibi bya process, wenda nari kugenda mu myaka nk'ibiri ishize ariko sinamenye ikibazo cyarabaye, ariko mu by'ukuri buryo uyu munsi ugeze Imana irabikora, nta ruhare ubigizemo, kuko nta ruhare tubigiramo. Imana niyo ibikora, ntacyo woje gukora kugira ngo ibi bigereho. Namwe mu by'ukuri no kubakomeza buri munsi wanyu urahari kandi uzagera. Rero shima Imana uburyo twabanyemo, nubwo tutabana mu rusengero ariko twabanye muri byinshi hano mu hano nabaye muri komite ya executive ya Siberika, ndetse nayoboye na zone Mugumo. Muri mwe hari abayirimo, hari ibintu byinshi twahuriyemo, wenda hari abo tutuzaga inshingano mu by'ukuri kuko baba baraziduhaye, ariko tubasabye imbabazi ku byo tutakoze. Ndabizi ko twahuriye muri byinshi hano, abantu benshi turaziranye nubwo tutabana mu rusengero. Mu by'ukuri twakoze ibintu byinshi, nawe mwadukoreye ibintu byinshi. Ikindi nk'uko babivuze, Moriya ni inshuti yacu kuva twagera hano. Twe twagiye muri release, hanyuma Esther aza muri ikiri Zayoni, yari muri Zayoni, hanyuma muza kwimukira hano. Ndavuga ngo hari abandi bana babanaga, ariko ababyeyi babo barababwira ati ntabwo byakunda ko dusengera mu itorero nawe mugasengera mu rindi. Njyewe ndavuga ati Esther, aho wumva umutima wawe ugutuma mu by'ukuri uhagume, aho nimba wumva ko uguma muri rusengero urugumemo. Arabyumva aragumama. Mu by'ukuri ndabashimiye kuko nimwe mwamureze. Buriya ababyeyi barabyara, ariko itorero rigira uburere bwiza, uburyo umwana agomba kwitwara bya gikristu no hanze. Ni ukuvuga ngo ibyo tugaragara hanze abenshi babikura mu itorero. So mwarakoze cyane kurera Esther. Ni uwanyu, Esther ni uwanyu, ni umwana wanyu. Nubwo agiye hanze aracara, ndabizi wenda igihe azaza no gukora ubukwe bukoreye hano nimwe muzamushingira, nkaba wenda azobukorera mu kindi gihugu, ariko nimba ari hano Kenya ni umwana wanyu, ni umukristo wanyu. N'ikindi mu by'ukuri icyo muzakenera muzaza mumubwira. Twavuganye na pasiteri ndamubwira ati Esther ni uwanyu, nimuja no kubaka itorero muzamubwire, ntacyo nzamubuzaho na kimwe mu by'ukuri, kuko ni mwamureze muri byose. Rero turabashimiye ko mwareze Esther mutonze inzira nziza za Kristo. Ikindi mwamuhaye inshingano z'ubudiyakoni mu by'ukuri, kandi ari umwana muto. Mwarakoze cyane. Ngira ngo yambwiye ko yigishaga abana ba Sunday school, na mu by'ukuri mwari mwaramugiriye icyizere. Niyo mpamvu twavuze ngo ntabwo twogenda tutageze hano, tutaje kubasezera, tutaje kubashimira. Turabashimiye mu by'ukuri, turabashimiye ko mwabanye nawe. Rero mu by'ukuri tugiye kuzagana muri iki cyumweru. Ntabwo twosezera abantu bose, ntabwo twogera mu mazu yose. Abo tutazogera mu mazu, abo tutazohamagara kuri telefone, mu by'ukuri turabasezeye. Njye sinogenda, hari abantu baza bagenda badasezeye, ukumva gusa ngo yagiye, ariko ntabwo ari byo. Icyo Imana yavuze iragisohoza. Abo nzoshobora guhamagara kuri telefone zabahamagara. Rero murakoze, reka ndeke gutinda, ndabona pasiteri yahagurutse. Turabashimiye mu by'ukuri abantu bose. Ahasigaye tuzakomeza tuvugane nubwo tugiye hariya. Turabakunda kandi Moriya ni urusengero rwacu. Murakoze cyane. Umunota umwe, akandi kantu nanibagiwe gushimira ababyeyi banjye
ababyeyi banjye ndabashimiye cyane kuba barangiriye icyizere bakanyemerera nkasengera hano, kubera ko hari ababyeyi benshi batari gukora icyo kintu, kandi hari ababyeyi benshi bambwira ati ababyeyi bawe ni gute bakwemereye kuza gusengera hano. Rero nshimiye ababyeyi banjye kuba barangiriye icyizere nk'umwana wabo bakampereza uruhusha rwo kuza hano, kubera ko ndibuka nazaga nijoro, nkaza nijoro mu makesha nkamara hano wenda mwihuduma nk'iminsi 3, ariko bakamuruhusha bakangirira icyizere. Ndabashimiye ko mwambera ababyeyi beza, Imana ibaha umugisha. Bwana asifiwe. Reka mvuge nihuta kuko murabona dufite ibikorwa byinshi none, hari n'abandi bakivuga muri uyu mwanya, ariko reka tubashimire kuko mugiye kugenda. Imana ibagire neza. Bwana asifiwe. Turashima kuko muri ababyeyi beza, mwabyaye neza kandi murera neza, kandi muri abavandimwe. Bwana asifiwe. Mwaradufashije hano mu buzima busanzwe, hari byinshi mwagiye mukora, nabyo uriya n'impano y'Imana. Imana ibagire neza. Turashima kubw'uyu mwana Esther, uyu ni umukozi w'Imana, ni umukozi w'Imana. Narabibonye kandi ndabizi mu bikorwa akora. Tumaranye igihe, twamureze ari muri Sunday School kugeza tumuhaye inshingano z'ubudiyakoni. Uyu mwana yaradufashije mu muhamagaro. Ntawokora wenyine, ntawokora wenyine. Imana izihamagara umuntu, igahamagara n'uriya bagafatikanya umuhamagaro w'Imana, ariko Esther twarafatikanyije. Sinavuga byinshi cyane, yadukoreye byinshi, yigishije abana ba Sunday School. Nawe akiri umwana araruha aba umwarimu, araruha yigisha abantu bakuru barabatizwa. Imana iguheze umugisha Esther, warakoze cyane, watubereye intwari hano mu rusengero. Niyo mpamvu twarebye turavuga ngo bitewe n'ibikorwa byiwe tumuhitamo abo mukozi ahabwa inshingano. N'ahandi azogenda hose tuzamuha recommandation ijana na certificate y'ibikorwa yakoze, kandi yageze no mu rugo ibi muzehe avuga cyangwa se papa we yavuga yuko nta na rimwe azareka kuba umushirika wa Moriya. Yaraye abiduhamirije, arabitubwira ati nzakomeza nkorane namwe. Imana ikugirire neza, namwe bavyeyi Imana ibagirire neza. Hamwe navyo harabifuje gutanga impano, mutavuze mutavuga iby'ukuri ntaco tubabwira, muje kuvuga kindi. Umwanya wagiye, diakoni nitambukize hano, nyuma yaho tuje gusaba abungeri baze tusenga Imana, tubahereza umwanya kugira ngo bagende handi baje gusezera. Jacques ni nkaho murabona namwe, ariko rero nta jambo rinini cyane n'ukuri. Murakoze cyane kuri uyu mwanya mumpaye. Ndavuga mu magambo abiri gusa. Ndabanza nshimire cyane cyane uriya mubyeyi Nkurikinka. Ubwa mbere ndamushimira ku muryango wanje, bone gushimira nka diakoni nyuma semestere. Nkurikinka turavukana kandi turaziranye, twabanye kuva kera. Ni mubyara wanje ndamuruta, ariko twakoranye neza mu buzima bwiwe bwose. Icyo nshaka kumushimira cyane, narivuze ni imibanire myiza twabanye. Ndamushimiye cyane. Nari kuvuga byinshi cyane, reka mbihagarike, ariko kubahagaza ahangaha ibyo twakoranye byose, ibyo twagandukaniyeho, ndamushimiye. Shimira na Esther, yabaye umudiyakoni mwiza cyane. Ni umwana muto nk'uko babivuze, ariko yagaragaye, ntabwo yabaye ikirwari. Umurimo ashinzwe yabikoze neza. Imana yo mu ijuru kubigeze kuri uyu mwanya, Imana yabakiriye inzira, turayishimiye. Dushimye Imana yabakiriye inzira, dushimye Imana yakomeje kubarinda, hasigara izongere ibayobore bageze amahoro. Reka dutange iyo mpano. Murakoze cyane, mumbabarire
tuvugeho gatoya. Turaguheza ahantu uzoza ugendera, hakozwe n'intumwa ibice 6 uza ubisoma buri munsi. Nuzoza usoma uza wibuka ikidiyakoni. Ikindi icyizere batugiriye n'Imana yo mu ijuru arakitugiriye. Tugahemukira Imana ngo wibagirwe gukorera Imana umurimo w'ikidiyakoni. Uyu ni umurimo twitanga, ntabwo ari umurimo dukoreshwa, n'ukwitanga. Rero turagusaba kugira ngo Imana yo mu ijuru aho yagucira inzira, aho hari ikibuga cyo kuyikorera, ugenda ucagure kibe kinini, ukorera Imana utitaye ku myaka n'igihe, kuko Imana yaragutoranyije, ugenda ubikore kuko Imana yatoranyije. Murakoze cyane. Mutange iyo mpano. Abantu bose ntibashobora kuvuga, muratubabarira kuko ntibyakunda. Reka dusabe mugihagaze namwe nubwo tutabavuzeho byinshi, namwe muri abacu, muri abiri torero, kandi wanabivuze ugihanguye Esther kugira ngo azabe hano, ubwo namwe turi kumwe. Rero reka nje gusaba comptable naze hamwe n'abapastori kugira ngo tubashe kubagezaho Esther, tumugezeho akantu gatoya ko kurekonesa imirimo yakoze. Imana nibagirire neza. Reka tubikore gutya, tumara turaja kumva Pasiteri Aaron aja gusenga abashyira amaboko y'Imana. Sawa rero, reka Pasiteri asenge. Ndasenga ariko mbaye nkuvuga kanya gasi iminota nk'ibiri. Sasa vuga mu masengesho rwose. Turashimye kuko uyu mwana nyine Imana ibuciriza akabagiye kugenda. Reka mvuga akajambo gatoya, Imana imufashe kandi imugirire neza mu byo yashoboye kumukorera, none twatuye gutandukana. Umugenzi yaravuze ngo bamugeze kwa musobanuzi, twebwe urugenzi rwacu n'urw'umwuka, si urugenzi rw'abana bise. None ngo bamwinjiza mu nzu nto irimo abana bato babiri bicaye ku ntebe, umukuru ngo yitwaga Mwihanganye, umukuru yitwaga Munyepfo, mutakitwa Mwihanganye. Bivuga ngo iyo ntebe gani icyubahiro twahawe n'Imana, kandi nanone muri kamere niho tuba ba Munyepfo, ariko mu mwuka twaba ba Mwihanganye. Intebe yaho uzoyikomeza kandi uzoyicarane urukundo, Imana iguha umugisha. Mana data, shimwe ni ryawe Yesu Kristo, kubuye umwanya mwiza, Imana ikomeye kandi uri Imana igira neza. Abana abavandi icyubahiro kibicyawe Yesu Kristo, n'ubwoko bwawe uhagaze ahangaha dusaba mu izina ryawe Mana, dusabira abagaragu bawe batubereye umugisha muri iyi minsi yose twabanye hano data witeka, mu mirimo yawe, mu muhamagaro wawe Yesu Kristo waduhamagaye, nabo ukabahamagara kugira ngo tubashe gukora umurimo wawe Mana. Warabikoze Yesu Kristo, warabitunganyije weza umuntu urugero rwiwe, natwe turanezerewe rwose Mwami kubaciriye inzira bakaja muri kiriya gihugu, kibahereye nk'umugisha data bagikandagira ku butaka bwaho. Dusabira data witeka bazabakira, dusabira n'itorero bazajamo, dusabira n'abaturanyi n'imirimo yabo n'impano zabo wabahaye zakomeze zikore Mwami. Dusabiye umwana mutoya Esther, wabonye yuko ari uwo kwizerwa data witeka umugabira umurimo wawe, azabitabaza uzamubashishe, azakomeza kureba ku rwego aja ku rundi, kugira ngo data icyo wamushyizemo kizabe data witeka ikiza kandi gishima. Urakoze Yesu yuko tubigusabye, icyubahiro kibi cyawe. Amen. Sawa mubane.